rero inkuru itunguranye ntabwo ari uko basohoye indirimbo cyangwa ntabwo ari uko bavukana cyangwa se iki n'iki ngibi byose turi kuvuga. Inkuru idasanzwe cyangwa se navuga ngo yatunguye abantu mu buryo ku mugoroba wo kuri tariki ya 15 Mutarama 2025 umukobwa witwa Ishimwe Vestine waroheretse kurangiza secondaire yarushinze, yasezeranye imbere y'amategeko cyangwa se yasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko. Mu by'ukuri biratunguranye kubera yuko Vestine benshi batekerezaga yuko akiri muto, benshi batekerezaga yuko agifite igihe kirekire cyane cyo kuzafata umwanzuro wo gushinga urugo, ariko Nyagasani yashimye ko kuri iyi tariki ya 15 Mutarama 2025 aba umwe mu miryango mishya igihugu cy'u Rwanda cyakiriye, n'umwe mu bahawe cyangwa se mu bahanye isezerano n'umukunzi we bakanabisinyira mu murenge imbere y'umwanditsi w'irangamimerere. Nuko igikorwa cyabaye mu buryo navuga ngo budasanzwe. Ishimwe Vestine yasezeraniye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Icyari kidasanzwe rero ni uburyo nta bantu bari bemerewe gufata amafoto na video. Hari abantu baba babyemerewe, baba babihera uburenganzira n'abageni cyangwa se n'abashinze urugo, abo ngabo nibo bari bemerewe gufata amafoto n'amashusho, ariko abandi baza telefone kwa kundi umuntu aza guhirira na fotora ashaka ifoto kwereka abantu ngo hahiye iki n'iki, abo ngabo ntago bari babyemerewe na gatoya. Byumvikane ko byakozwe mu buryo navuga ngo buri private hagati ya Vestine n'umugabo we, nk'uko igihe.com babyanditse. Umugabo we ni umunya Burkina Faso, ni umudiaspora cyangwa se ushobora gusanga ari umunya Burkina Faso bwene gihugu bw'u Rwanda, cyangwa se akaba ari umunya Burkina Faso ukorera business mu Rwanda cyangwa se ukorera mu Rwanda, cyangwa se akaba aba muri Burkina Faso akaba yarahuje urugwiro na Ishimwe Vestine. Ni inkuru ishimishije muri groupe yabo, ni ibintu bidasanzwe ku bantu bamukunda, ni ibintu nanone bitunguranye ku bantu batekerezaga yuko Vestine akiri muto, ariko nkeka ko itegeko ryemerera abantu gusezerana imbere y'amategeko bafite 18 ntiriremezwa cyangwa se ntirirasinywa, ntiriratangira gukurikizwa nkurikije ibyo nzi. Bivuze ngo Vestine ashobora kuba yaragejeje 21.